niba ushaka gutera imbere, hano hari inama 10 zagufasha kuba wagera ku ntsinzi ndetse ukanatera imbere. Inama ya mbere rero ni ugushyiraho intego zisobanutse. Kugira ngo ugere ku ntsinzi bisobanuye ko ushaka nyine kugera ku cyo ushaka kugeraho. Ibi rero bizagufasha nushyiraho intego zisobanutse, intego zawe zikaba cyangwa se zikurikije ibyo twita SMART. Nibyo bita ngo simple, measurable, attainable, realistic and time bound, cyangwa se tukaba twavuga ko ari uburyo nyine ukora ikintu kikoroheye kandi ukagikora mu buryo bwiza kandi bugaragarira buri wese. Ikintu cya kabiri ni ugushyiraho cyangwa se kuzamura imyumvire yawe, imitekerereze yawe. Aha rero abantu benshi duhura n'imbogamizi kubera ko tubasha gutekereza, ariko ibyo dutekereje ntitubikuze ngo tubigire ikintu kinini kugira ngo gitume tugira imbaraga. Ibi rero iyo ukomeje kwiga ndetse ukigira ku ntege nke zawe, ugakomeza ukiteramo akanyabugabo, ibi rero bituma na bwa bumenyi wabonye ububika kandi ukabubikana imbaraga n'ubushake, kubera ko wakujije imitekerereze yawe. Iyo imitekerereze yawe ari minini ikaba iri grow, icyo gihe ubasha kuba wagera ku ntego zawe. Ikintu cya gatatu ni ugupulaninga ndetse ukabasha gushyiraho intego, ukagerageza no kugenda uzishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo za ntego zawe ukagerageza kugenda uzishyira mu bikorwa. Ibi bizagufasha kuba wagera ku ntsinzi. Ikintu cya kane ni ukugumya ufite disipurine. Burya iyo ufite disipurine ugera no ku ntsinzi. Uko ugira disipurine buri munsi niko hari ibyo wirinda. Hari ibigare wirinda kugenderamo, hari ibikundi wirinda kugenderamo, ndetse hari n'ibyo wirinda gukora. Ntabwo waba ufite disipurine, ufite intego, warasetinze goro ngo ufate amafaranga yawe uyajyane mu bintu bidasobanutse, uyajyane mu kuryoshya buri munsi, nyamara uzi ko hari intego ufite. Burya iyo ufite intego umenya n'uburyo witwara, umenya n'abo ugendana nabo, ndetse ukamenya n'imico ugira, ndetse bikagufasha kuba wagera kuri ya ntego yawe. Ikintu cya gatanu ni ugukomeza kwiga. Uko ukomeza kwiga, aho kugira ngo ya mafaranga uyafate uyashore, ya mafaranga yawe uyashyire mu bintu bitunguka, byarutwa ya mafaranga yawe ukayashora mu bumenyi, buzagufasha kuba wabona akazi runaka, ukayashyira mu bumenyi buzagufasha kuba wakwitunga mu gihe kizaza, kuruta uko wayafata ukayashyira mu bindi bintu bitunguka birimo nk'ibirangaza cyangwa se ibisindisha n'indi mico mibi igiye itandukanye. Ubwo rero uko ukomeza kugenda wiga, wihugura, nubwo wafata amafaranga yawe ukayaspendinga mu kwiga, icyo gihe za ntego wihaye ushobora kuzigeraho vuba. Ikintu cya gatandatu ugomba gukora ni ukuvuga ngo rero ugomba kubaka imibanire yawe hagati n'abandi bantu. Ugomba kutaba nyamwigendaho, ukagirana imibanire n'abandi bantu, ugakora networking. Ni ngo ugakora network iri effective, ni ngo ishoboye cyangwa ikomeye. Ubwo ni ukugirana imibanire n'abantu bakungura ibintu bizima, abantu bari muri industry urimo, abantu bafite inzozi zimeze nk'izo ufite, bari mu rugendo nk'urwo ufite. Ukigira no ku bantu bagize icyo bageraho, kuko bantu bagize icyo bageraho hari challenge baba bafite, hari imbogamizi bagiye bahura nazo, hari icyo nakwita nka experience baba bafite bakurusha. Icyo gihe rero uko bantu uhorana nabo bagenda bakwinspiringa, bagenda baguhumuriza, bagenda
bagutera imbaraga ku buryo ushobora guhangana na za mbogamizi ubona ziri mu nzira, kandi bo baba barazinyuzemo nyine, baba bafite experience bakurusha. Ubwo rero uko wubaka imibanire yawe n'abandi niko za ntego zawe nawe ushobora kuzigeraho. Ikintu cya karindwi navuga ko ni ukumenya gufata risike. Kumenya gufata risike ukaba wakwinvestinga mu bintu runaka, kuko nutinvestinga mu bintu na outcomes uzagira. Uko investinga amafaranga yawe mu bintu bibyara inyungu, ni nako nawe uzabona inyungu bitume ugera ku nzozi zawe. Hari abantu batinya kwinvestinga mu buzima ubundi kugira ngo ugire icyo ugeraho, nuko hari icyo uba watakaje. Iyo uzi ko waspendinze money yawe, ugira imbaraga zo kugerageza gukora outcome cyangwa se kugarura kugaininga bya bintu watakaje. Ubwo rero kugira ngo ubone profit, kugira ngo ubone inyungu, nuko umenya gufata risk. Ikintu cya 8 ni ukugira icyo bita positive attitude. Ibi rero iyo ufite positive attitude bigufasha kubona amahirwe. Ahangaha navuga nko kugira imyitwarire myiza, gusetinga ingamba zitatuma usubira mu bibi wari urimo cyangwa se mu byo wari urimo bidahwitse, ukamenya gufata inshingano no kumenya kwirinda gusubira inyuma. Ikintu cya 9 ni ukumenya gukoresha igihe cyawe. Kumenya gukoresha igihe cyawe bizagufasha gukora ibintu biri ku murongo, gukora ibintu utajagaraye, kudakora ibintu mu kavuyo n'ibindi. Kubera ko iyo wasetinze igihe ukamenya kuvuga ati ndabyuka aya masaha, ndaryama aya masaha, ukamenya ati niba umuntu ansabye serivisi runaka nkamubwira igihe runaka ngomba kuba nageze muri iyo serivisi, ngomba kuba namuhaye iyo serivisi, bituma uba clear mu mutwe, ukabasha kuba watekereza neza ndetse n'ibyo ukoze bikaba biri smart. Ikintu rero cya 10 navuga nasorezaho ni ukumenya kwita ku buzima bwawe. Kwita ku buzima bwawe ni ingenzi. Ibyo byose mvuze byose, udafite ubuzima ntabyo wakora. Ubuzima nibwo butunzi. Ubuzima bugendana no gukora exercise, physical exercise, ugakora siporo, ukarya indyo yuzuye, ukaba wamenya igihe cyo kurira, wamenya igihe cyo kwitaho, kuko niwita ku mafaranga ukibagirwa nabyo nta kintu biba bimeze. Ni bya bindi ngo umuntu akorera amafaranga bikarangira ya mafaranga ayivujemo kubera ko kutamenya kumanaja ibyo bintu bibiri, amafaranga n'ubuzima. Iyo uzi kumanaja amafaranga n'ubuzima, amafaranga aragufasha akagufasha mu ntego zawe kandi ukugumana ubuzima buzira umuze. Mwige gukora exercise, mwige gukora physical exercise, siporo niyo yaba ari minota 10 cyangwa 30, ariko mu munsi wawe umenye uburyo wiyitaho, umenye uburyo ubuzima bwawe buhagaze. Niba ari indyo yuzuye, icyumweru nikikarangire utariye indyo yuzuye nk'umuntu ufite intego ashaka kugeraho. Ngizo rero inama 10 buri muntu wese namugira, buri muntu wese wakoze subscribe n'utarayikora n'uje kuri channel vuba abashe kuba yazumva, kugira ngo abashe kugera ku ntego yihaye kandi azigereho agifite ubuzima buzira umuze kandi inama iruta izindi muri izo zose nuko mwakwiga no gusenga. Burya iyo usenga ibyo ukora byose Imana ibijyamo kandi ubikorana umwete kandi unabikunze. Murakoze, mwibuke gukora subscribe, sharing n'andi video nk'iyi. Imana ibarinde.